ejo numvise ba Karenzi bakubita hasi rwa Ruvuyanga bakubita hasi bavuga ati Ruvuyanga bati yatuba ariko Ruvuyanga nawe ngo akaba yaribagize gute yaba kubise hasi ntabwo yavuze amazina ubwo iyo ni yanzara birashoboka ko bamwe bafite inzara bavuga bati hari ibyo twaryaga Ruvuyanga twaramwirukanye none nawe yagarutse ku ngoma aratwirukanye induru yabaye ndende kubera iyo dosiye bose barashaka ku irimwe gurinamo ubwo tubyibukiranye mwabantu mwabanyamakuru nimushaka mumvuge nanjye barumvise mwavuze ubwo havuye inkubiri ya Reyo mubyibuke inkubiri ya Reyo abantu bahuriye hamwe bakajya umwaka yavuga ibye nundi akavuga ibye byose byerekeranye ku nyungu babonye mu kipe zabo Leonidas nibwo mukagira ngo nurukundo ngo bafite ayo makipe kumbe bo bafite ikintu bari gushaka gutsura Leonidas ni umuntu yarigeze kwicara kuri iyo mbehe yaricaye kuri ayo meza ari we ushimagizwa ari we ugezweho ari utanga ibitekerezo uyu munsi mbehe ikaba yarubitswe uyu munsi akaba kwibere hari hundi ugenda kose ndasaba ikipe rero guhagarika imbehe z'abanyamakuru kandi si niyo yonyine n'izindi zose urumva ndashaka oya ibuka yuve naraza gutetesha abanyamakuru ukuntu bavugaga byarangiye gute atari bamurangije yarangiye gute byarangiye nabi bamwita ngo babarawu cyangwa se n'amazina bamwita ntabwo byarangiye nabi nibirirwaga barwana nabo bagukubita babangura ako byarangiye nimubizi ibyo bya Rayon Sport urumva ubu muvunyi ngo numubyeyi ngo hari ababereye umubyeyi hari n'abatabereye umubyeyi abandi kuri we n'imfura izo rero rwaserera nyaboneka amakipe ngewe na nubu ndasaba kuva ku ikipe ya mbere kujya ku 16 imbehe z'abanyamakuru nimuzubike bahahirwe batungwe no gukora nka mbere yego wamugarikira babango cyangwa mo kimwe ni mu bahakazi batandukane n'ibyo gutungwa no gukora nka mbere batungwe n'ibitangaza makuru bakorera batungwe no kujya gukora nka mbere umuntu yarego kwirwa ajya kwiruka inyuma y'umuyobozi ngo arashaka ngo kuzamuvuga neza ngo ku munsi wejo ngo ribyo bizamuhesha amafaranga ayaheshwe n'akazi yakoze ku radio ayaheshwe n'amavuga ariko ntibizacika ntago bizacika nizi ngaruka rero bizajya bitaza umuyobozi umwe mu gushaka gukasa undi cyangwa se uwavuyeho bitumye mvuga abanyamakuru ibaza ibintu bitumye mvuga abanyamakuru mu mazina ubundi ntibyari binsanzweho ariko kubera ko baba barabivuze no kumugaragaro n'ubundi ni nkahandi ntabivuga kuri za TikTok birasirikira buri wese yibasira undi n'undi nawe ejo bisirikire yibasira undi icyabica rero ni ugukura ko gakungu k'abanyamakuru mu makipe reka noneho nkite n'agakungu nagakungu ngo nge nyirimo byagirimo ngo yirimo neza ngo ndi mu nama ngo yabaza mana yanjye ibi ngibi nibyo ngira inama basasa ibi nibyo byishe umupira w'amaguru nibyo binazonze amakipe nta n'ikindi nagakungu k'abanyamakuru mu makipe bishuti abayobozi babazana Leonidas iyo mbehe y'abanyamakuru rega hari gihe kwa munyamakuru umuyobozi uje ni gute twisanze aha hantu hari gihe babyisanzemo mu kajagari nakubwiye ko ibintu cyane umuntu wabikuririje ni Juvenal niho waje arabagura arabahaha baramusingiza ukagira ngo ni Imana bari uzi ko hari gihe abanyamakuru basingiza umuyobozi ukavuga uti ni Imana hari ni Imana ukavuga uti ni Imana ntibaho buryo wagerageje kubikuraho nawe bamugera runono bamuhamagara turagufasha ibi witwa Jean Fidele ariko nawe ntibyashize neza ariko nabo ni baba mucara ariko kugira ngo ukeneye umuyobozi ukubita yiruka ukeneye umuyobozi wiruvuga uti niba ari umunyamakuru ubona ukeneye amafaranga ngiye gushora muri ikipe n'ayanjye niba ari umunyamakuru ubona ukeneye ko ibyo bitekerezo ari kuguha koko bifatika muhakaza umuhembe neza yicara ave kuri mikoro oya buri mu president nemera n'uwo magasho ibyo by'abanyamakuru ntabikurana nabyo nyine ubwo nawe nuko ari ikipe nto yahari wabona ari bumwe muri inshuti ahubwo ari we oya mfana amagasho ariko se najya ako gakungu reka mbyita agakungu k'abanyamakuru n'abayobozi b'amakipe cyangwa n'amakipe kugera aho abanyamakuru mu bahijambo bakajya kubakira ikipe igihe runaka ubundi bakwirukanwa mukazana abandi ibyo nibyo bizonze hari umwe mu banyamakuru ntari buvuge watanze ibitekerezo ku muyobozi w'ikipe ntari buvuge bageze aho hashyirwaho umwanya n'uyu munsi uwo mwanya nta muntu ufite bageraho bamubwira ati ariko si uyu mwanya ko ibyo bitekerezo utanga bifatika kandi ari byiza waje ugafitinga muri uyu mwanya ati oya ibitekerezo nyambitangira ku ruhande ari akazi Leonidas ntubyemera se ari akazi kuba bivuyemo igitangazamakuru bivemo ujye mu kazi icyo turi kuvuga n'aba babo ni Mugabe babihozemo mu itangazamakuru barihoze muri baho ahageze ako kuba wabona kandi kazi
nta si igitangaza ati gose bazaka babihozemo Mike Mucuti wanjye nabonye ahantu bandika ngo yigire kuba umwubatsi komisiyoneri n'ibibanza neza ngo ya ko nakarimo gashya iyo state hagira ibintu bishya ngo n'umuvuno mushya w'ubuzima n'umuvuno mushya w'ubuzima babonye nkuru kuntu bayanditse ariko nongere n'abanyamakuru bavuna indi mivuno yabwo ni mundi muvuno bashaka indi muvuno niba witangazamakuru nawe udahagije nta nyungu zirimo ariko kujya kugira gakungu ko mu makipe mujya besha mujya kuyiba mujya guteranyana ahubwo ejo bundi wa mugani hari n'abazica abandi banabaruga nibiki babaziza ngo nuko umwe atari mu ikipe ngo unakayibamo ibi bintu ntabwo bikwiye nta munyamakuru yaretse gushinja ngo niwe uyobora mu ikipe nka vice president ntabwo bikwiye kandi nawe urashaka ubwo buyobozi wababwiye ko aperi ari wowe yifasha gutsinda na Rayon Sport ngo wayifasha iyi kipe ikennye abanyamakuru ntibayijyamo hajya bajya bavuga ngo nta mukira ngo sinko nta mukira uburikira sinzi ukuntu babivuga ngo niba nta mukira ikize ntabwo batayijyamo ubundi unabireba cyane iyo ari nka komite shyashya uburyo babatangatanga ubu wareba general agiye ariko none se mutangaza buretse gato bivuze neza rero ndagaruka ko yega abanyamakuru ni kibazo in the first place ariko n'abayobozi ku mwanya wa kabiri ni ikibazo kubera ko uvuze ngo polisi irabafite ariko muri polisi ko batajyamo ubuyobozi bwayo bw'uyu munsi oya ubuyobozi bwahindutse ntibukeneye abanyamakuru babavuga bwakebije kintu yego polisi bahozemo kuko wenda abayobozi ba kera ba polisi n'aba SG bavugaga bati abanyamakuru nibo badufasha nyamara nibyo ariko hari abakubwira ngo abanyamakuru muri iyi minsi ngo abanyamakuru nibo basigaye batanga n'igikombe kandi urabizi ko ari abanyamakuru banijanditse nubwo inzego zacu zibyibura wemera ko ari abanyamakuru bari barizanditse muri betting ape nuko ushaka kuzabireka nakubwiye ngo ape nuko itari hari abanyamakuru bigeze kwijandika muri betting nubayirimo ariko nubayirimo hari match bakoze none duremera ko ibyinshi bikorwa n'abayobozi bo bajyana abayobozi bo n'ubushobozi ariko wowe urishura yo kuvuga amakuru mabi ariko no ujijanditse muri abayobozi mu masura yo kwijandika mu bindi Leonidas rero ndakubwira ko ubutumwa bukomeye wabuha ubuyobozi abanyamakuru uragosorera mu cyacu icyo cyo ndacyemera wariyeyo icyo cyo ndacyemera wariyeyo kumukurayo kazahora gashaka biraryoshye azava muri reyo ajye muri aperi icyo kibazo nuko bahura n'abagabo ajye muri abayobozi nibo bakwiriye gufata iya mbere Faustino nk'uko bivuga bagashyira ku ruhande abo banyamakuru bose ishyari ry'iki njya mbabaza ishyari ry'iki n'ubundi nzi ko mu buzima abakubwiye ko utazatunga imodoka kubera ishyari principe yanjye mu buzima nzi ko n'ubundi ku isi tutangana urumva niyo mpamvu turana n'ufite etaje wowe ufite inzu ntoya undi akaba akodesha undi akaba adakodesha undi akaba ngewe nzi ko mu buzima ni uko nguko ntacyo nakuraho ku isi cyo kuvuga ngo tunganye na runaka urumva ariko ngewe nkavuga ni ibintu nibikorwe mu murongo mu mucyo sinanze kugira ayo mafaranga sinanze kubona ayo mafaranga nanjye ndanayakeneye ariko ibintu nibikorwe mu mucyo abantu batungwe n'imirimo yabo batungwe no gukora nka mbere iryo shyari nanjye sinzahwema kubivuga sinzahwema kubivuga nimushaka muzabyita ishyari kandi mubona ko iteka ryose ibi bintu ari byo biro bizambya umupira w'amaguru mu Rwanda nabahaye Rayon Sport kugira ngo Tadeo na Muvunyi bagera aho bageze babacagagurana byatewe n'abanyamakuru tujye tubivugisha ukuri niyo bicara bagasingiza undi abandi kugira niyo baba bari gukorana badatinya no kubita babanga biragenda bizamukira muri aperi murabyibuka uko byagenze nako n'ubu ngubu urumva ko bijya gusa naryo umwaka bwira utete uri umukozi w'abapanga yego undi ati ca nawe yarakugaburiye ibyo rero igihe cyose ubuyobozi buzabyimiriza imbere ndetse bukajya bunabandikira nabo hari aho wa mugani Faustino nabo yabivuze abo bayobozi mukajya mwandikira abanyamakuru ibintu runaka ngo mvugira binonde ku kiganiro mvugira nkorera ibi nkubitira Tadeyo muri kurura ikishi akava mu nama kiyengeka ngo muri kururira ikishi abayobozi bafata iya mbere bari bo bashaka igisubizo kuri ibi kuko umunyamakuru wa Mugani wagerageje guterayo intambwe ajyayo cyangwa wa Mugani ujye wabwiza ukuri nukoresha umunyamakuru menya yuko bizarangira nabi ejo gakena azakuvuga none kandi wagusenye azayokundi mukire yego abasinyizaga Juvenal hari abageze bashwana ejo bakamwataka kubera iki yabuze icyo bagaburira yego ejo wowe niba uri muri Rayon Sport ugakore uri Muvunyi ugakoresha itangazamakuru ejo ni hazi undi mu babalawu
bazayoboka Tadeyo nawe nuko abantu nuko abantu koresha bakuririmba ngo ariko byaba byiza ubundi nko mugihe waba uri wajimesha nk'inteko rusange yapfirwa abayobozi bose bakiha intego yo kwamagana no yoresha abantu cika kugakunguka abanyamakuru bashaka bamusingiza byihoreye tugende uzi nshaka ko bansingiza nagiye nkareba Bruce Melody buriya ngende umuyobozi w'ikipe aho kugira ngo ushake umunyamakuru ajye kwirwa abeshya rimwe na rimwe n'ibintu nakoze kwirata nahamagaye Bruce Melody akandirimba mu ndirimbo nk'uko ba Pepe Kare baririmbaga ba Majyambere wowe wicaye kuri radio bwawe uravuga ngo Tadeyo ngo yamanuye miliyoni 500 sibyo Majyambere none urumva ngo Tadeyo nta kintu afite mu ikipe barayira Majyambere bari baziranye n'abanyamakuru reka none se baburaga kubavuga iyo uri umukire ubukire bwawe buranivugira ntabwo ari ngombwa ko umuntu ajya kwirirwa rwose agiye bavuga ngo uzanye miliyoni ngo magana gahe mu ikipe ari nabo babatera ku gasuzuguro ko gusuzugura abayobozi babo bo bakikorera ibyo bishakiye. Leonidas hano nabigarutse ndavuga ati mutangwisha mitego nkajya kuvuga abantu babiri inyuma n'ubu sinshaka kubavuga kwa peri mu iperereza ryayo niyo mpamvu akanama kagomba no gusuzuma ibimenyetso gafite sibyo muri iyo menyetso harimo abantu bo mu Rwanda bakoresha communication batari mu bakozi ba APR sibyo batari mu buyobozi bwa APR Football Club bafite abadila babahuje bakabaha nimero z'aba bantu ngo bavugane ndetse nababwiye ko ngiye nashaka kuvuga mu bimenyetso byabo no kuvuga ngo abadirinzi badiringira bari abakiriya bahaye nimero bamwe muri bari abakozi cyangwa se abanyamakuru nushaka uhita uvuga reka abanyamakuru ngiye ntago nshaka kuvuga abanyamakuru nabo barazifite kandi nabo bafatwa nk'abadira yewe nabwiye Faustin ko ntago washaka gusha mu cyaha uretse nubwo ushaka kubica ku ruhande nabo bafatwa nk'abadira sibyo birayoberanye nibizwi n'abanze kandi abanyamakuru ndashobora umudira dusobanurire neza urumva uyobewe ko hari ibyo bagiye bagaragurwamo mu kudiringa amakonte cyangwa se mu kudiringa ntabwo ngenza kubyita abanyamakuru reka tubyita abadira kandi bizwi ariko se urashaka kuvuga abanyamakuru reka mutangazaje ubwo abanze agasoze Leonidas nawe uyindi faze nawe bavuga nababwiye ko nashaka kubyita rya pe hari abadira twese tuzi twagiye tunagarukaho bagiye bagura abakinnyi urumva ariko bashobora kubagura bikarangira ariko bakaba oya bashobora kubagura bikarangira yego ariko bakaba bashobora nanone kuvuga bati no kubagura bigakomerezaho bavuze bati ubwo tutagifite isoko ryo kuzanamo abandi ndashaka rero kumva ikosa ryabo muri iyi scenario ikosa ryabo cyangwa icyo bagirizwa kuko nubundi twe nitwari bashyizeho hari imikoranire y'abadira n'abo bantu bandi nabo bafatwa nk'abadira ariko bakakora no mu mwuga w'itangazamakuru bakorana ku buryo nimero z'abari abakinnyi abo bantu abanyamakuru bazifite ariko si ikosa ku munyamakuru gutunga nimero y'umukinnyi ntago ari ikosa ariko kuzikoresha mu nyungu si ikosa ku munyamakuru kuba umudira gutohoza amakuru kuba umudira ushobora kuganira na Mama Dusi uretse gato kamubaza utanyobya iyo bigaragaye ko wari ufite uruhare muri iyo kipe n'ubundi mu kugura abakinnyi narababwiye ko ngewe niyo waba umeze gute ko niyo waba ufite iki nzi ko hari ikintu wagaragayemo ntago natinya kukuvuga cyangwa se kuvuga icyo wakoze ariko nibizakubuza gushaka amakuru niba waragaragaye muri iyo kipe uri umudira ndetse akaba ari n'amadiri wakoze yakungukiye bakaza kugukura ku ibere ukaza kongera kugaragara hafi ya babakinnyi bagaragaye mu bibazo contact zawe none se Leonida niba bibaye uciwe kubakinnyi ubundi icyambere ubanza kwemera umunyamakuru ari cyane mu kazi sibyo uretse gato gakwandi watubwiye ko Dawuda yajyaga gusenga agakwepa so umunyamakuru wamukwepesheje uwo munyamakuru cyane mu kazi ariko yarakangije yarakishe yakitiranyije nakandi aha nta kibazo wa mukinyi rero watorotse rukara umunyamakuru afite uruhare mu kumukoresha nk'igikoresho none se Faustin no kuri icyo kintu umukinyi uvuga ko ubwe yananiranye Faustin no kuri icyo kintu ubwa uravuga uti Dawuda yarananiranye ariko n'ubundi ashobora kuba ari igikoresho uwo mukinyi yarananiranye iryo kosa akoze ageze muri kampu bamweretse ikosa yakoze aho kugira ngo arisobanure afashe telefone yisobanuriye kuri wa munyamakuru baganira umunyamakuru arabyemerewe nkuko nanjye nabaza Mama Dusi
amubaza nibimeze ikizaga kwandi mutangazaji n'usukuru tubangu umva mwanze mwe cyashaka kuvuga njyewe ibyo byari intano muri equipe si byari nangombwa ko bisohoka icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki sibyo oya nubwo atari ngiye utanga umurimo mu itangazamakuru ariko mu mutima wanjye gihe hari abantu ntagifata nk'abanyamakuru zigemba bafata nk'abadire uwo muntu rero yakoze ikintu si nkifata ko yagikoze mu nyungu y'itangazamakuru ahubwo nyifata ko yagikoze mu nyungu y'umudira kuko azwi nk'umudira mu byo yagiye adiringa byose by'umwihariko bigiraho bihura n'iyo kipe aho niho ndi kushaka kubwira Faustinho niba umuntu kiretse umbwiye aho niho habera confusion tujya dutanga urugero Faustinho abakinnyi bizerera mu banyamakuru cyangwa badira kuruta abayobozi babakoresha ariko mutangaza ntumbwire ko umukinnyi nawe gakwandi ya Leonidas umukinnyi wananiranye yabiterwa n'umunyamakuru oye yabimutera mu gihe yamukoreshaga none su umukinnyi Leonidas umukinnyi ayobewe kontra ye Mamadusi aperi muhemba neza n'ubwa mbere uri kwijijisha n'ubwa mbere wakumva abanyamakuru bafata abakinnyi bakabigira ibikoresho byabo n'ubwa mbere noneho tuve muri iyi dosiye ya Dawuda na Mamadou n'ubwa mbere wakumva abanyamakuru bafata abakinnyi bakabagira ibikoresho byabo aprito abakinnyi bafata abanyamakuru ariko nuko hashobora kuba ikibazo buretse gato si n'ubwa mbere buretse gato sindarengaho ndetse hari abanyamakuru bafata abakinnyi bakabagira ibikoresho byabo ndetse hari n'abakinnyi bafata abanyamakuru bakabagira ibikoresho byabo urakoze gusoza si n'ubwa mbere rero mu makipe habamo amakosa interne indani mu makipe ayo makipe mu gushaka kwegeka cyangwa se kwikuraho ibibazo bakabyegeka ku bantu ariko kubera icyo nacyo remera ko kibaho cyabaho ariko mu gihe abantu bazwiho ko hari ibyo bijanditsemo mu gushaka guhisha ibyababayeho tuvuge dizo niba mwagize amakosa abakinnyi bakabatorokana mubishinzwe hari ababishinzwe babizi bakabaye babibazwa ntabwo uzajya kwanga abanyamakuru ngo nibo babasohora none niba batorotse ari ikintu turi kwirengagiza twigeze gukomeza kumwimerera w'ikipe ya APR wamaze gutakara sibyo cya kintu cyuko ibintu byayo byaberaga imbere muri ekipe bigakemukira n'imbere muri ekipe yubakiye ku ibanga ryayo ikipe ya gisirikare reka twumva akantu mutangazaji wari ugiye kongeramo muri mwese hano afite amakuru ye Faustin afite amakuru yuko hari bararangaye abayobozi aba bakinnyi bakaba barijije abagore niko bamwe bashatse kubyegeka gutya sibyo kandi wenda uretse gato tukomeza amakuru avuga ko ibyo byabaye gusaje nta makuru nyirizina afite 100% nayo mpabwa ayo mpabwa avuga ko abakinnyi binjije abakobwa muri lokale hejuru noneho icyo gutoroka icyo cyaba ababishinzwe yaba team manager bakabimenya yaba security officer ubwo reka mwite security officer wari uri muri izo nshingano ko ikipe imufite na kafira bakabimenya abo mu kujya kubona ko case iri bubakomerere bafanda i Kigali niba bimenya ko byakomeye abakinnyi bazanye abagore muri lokale bari bubibazwe bigahindurirwa inyito bikavugwa ko abakinnyi babanje kubuzwa gusohoka bagasohoka n'abakinnyi bakabyemera ariko abakinnyi bakarenga ko bakavuga bati tugeretsweho urusyo bakajya guha amakuru abanyamakuru babaha ya verisiyo ariko babaha verisiyo ebyiri babaha verisiyo zombi bakavuga bati twebwe twabyemeye kugira ngo ababishinzwe batabihanirwa cyane nubwo natwe ari amakosa bakaba barazanyemo abagore abo bantu bagiye he bose ni icyo makosa sinzi niba byarabaye hejuru yuko umuntu aba umukinnyi cyangwa umukozi n'umuntu ndi kuvuga indi verisiyo yavuzwe abakinnyi bakajya kubwira abanyamakuru verisiyo y'ukuri ibyabaye nibyo baganiriye n'abayobozi bikaba ariho amakosa ariko abanyamakuru sinshinja umunyamakuru gushaka amakuru umunyamakuru yashaka amakuru njyewe wari ubiyaranje Faustin ni ibiri makorodore sibyo abo bantu nakubwiye nyine washatse kuvuga ko bavugana n'abakinnyi ba APR Football Club bafite uburyo bashatse kugoreka ibintu byabyo sibyo n'abakinnyi ntibigeze bisobanura n'umutoza ntibigeze bamubwira ibintu bari basohoke bagiyemo nk'uko babibashije ntibigeze basobanura ngo bazanye abagore ngo nabyo wenda bibe ikosa ry'uburangare wenda bwa bati manager na security sibyo ariko n'abakinnyi nabo bahanwe urumva siko bimeze sibyo ikibazo kiri kuri ibyo bintu nababwiye ko APR Football Club nibagera i Kigali ibwayo ifite iperereza ryayo ifite nimero zabo bakoresha kuri za WhatsApp
ifite nimero z'abo bantu bavugana nabo. Njye ntabwo ushatse kuvuga ko ari abanyamakuru, navuze ko ari abadira. Ifite abawereje nimero zabo muri ba banyamahanga baje kubafata, sibyo? APR iri mu bucukumbuzi, no muragwe ngo akanama katangiye ejo kazatangiye gucukumbura idonido rivugana n'uyu mukinnyi. Idonido rivugana nande n'undi mukesho, usanga hari abandi bakominika n'abandi. Kuko bivuga ko hari umuntu umwarabu, izindi uretse ibyo ngibyo byakwinjiza abakobwa, bivuga ko hari umuntu waje kubafata aho ngaho akabajyana, sibyo? Ndetse n'imodoka, ubwo birashoboka ko nibajya gutanga ibimenyetso n'imodoka byanze kunze bazagaragaza, kuko basabye amavideo yose y'iyo scenario yose ko yagenze kuva iyo modoka iza, abakinnyi basohoka n'igihe bagarukiye. Bavuga ko hari abantu b'i Kigali bari en contact n'abakinnyi, bababwira ngo umuntu aje gutya na gutya, na wa muntu ababwira ngo ngezana aha, sibyo? Abo badira rero bakoresha icyo bita WhatsApp call. WhatsApp call itandukanye na message, ariko WhatsApp call yaguhamagaye muri telefone baribona nimero yaguhamagaye, ariko nibazi ibyo mwavuganye. Hari igihe uzikanga nka Faustin wenda yitabye cyangwa mutangazaji nitabye, bitewe nuko navuganye na Dawuda cyangwa cyangwa se n'undi bukiyi wa APR. Kuko APR ifite uburyo ikora iperereza ryabo. Nakubwiye ko ijya kwirukana barusheshagungana na ba Erive n'abandi baraje bakajya bamagara abantu babo basanzwe bakorana deal z'umupira, bakajya bikurikirana. Erive urabaza ngo dufashe ibi nibi, ubabaza umuntu agufashe, wananiwe gukina umupira wowe urahamagara runaka umubwira ngo agufashe ibi nibi, agufashe iki? Wowe ushesha ngo agufashe, wowe runaka riranza uhamagara runaka agufashe. Ibyo byose byari muri koro bakoranaga n'abandi bantu bo hanze ya APR. Ziracukumburwa barababona. Nubu nakubwiye rero sinshaka kwica iperereza, ejo utajya kwikwepesha singiye kuvuga abantu ba hano. Sinye sakikwepesha. Nanjye nakwepa. Nanze kuvuga ibintu hano, ndavugira ari abadiru b'amabetigi bakora amadiru. Ariko kuri icyo kintu ngiye nkavuga ngo kumwimerere wa APR nyaboneka, n'igihe kirageze kugira ngo iyo myobo ibyo byuho cyangwa iki babihishe se kubera iki? Wowe urikorera inama. Erega mutangazaji nicyo nkubwira, ntabwo gishyira mu ngiro, ariko njyewe ntabwo mbuzwa kuvuga ibitagenda. Ejo bafande bahura wari uhari. Njyewe ntabwo mbuzwa kuvuga ibitagenda muri APR, ariko ibitagenda ubivuga. Arabyemerewe, ndabyemerewe kuko ntabwo mu myaka yatambutse ntabwo ibi bintu byajyaga bibaho. Kuki uyu munsi aribyo APR ibyo byose ubundi kibyica? Kuki uyu munsi APR yinjiriwe n'ibi bintu kibyica? Ni buri bantu bose bavuga ngo APR ngo ni yacu, ngo APR ngo twe ngo niba buri wese bijyana n'igihe, cyangwa se na za Rayon Sport naho bibaho. Hari abantu baba bari kwibere muri icyo gihe na komite z'icyo abantu barayinjira nayo zo ngaruka iri guhura nayo. Ngo ngo turi muri APR ngo abandi ngo nibayize, ngo twe nitwe tuyirimo cyangwa Rayon, ngo nitwe turi muri Rayon ngo abandi nibayize. Aho rero niho hava n'utwo tuntu twose abo banashwaniramo simbihakana ko kugeza ubu ngubu uvuze Rayon Sport gakwanda, ariko aravuga ati kizo nzira. Nge nemera ko Tadeyo yemerewe gucagagurana na Muvunyi na Prosuperi na Gacinya na bakiyunga, kuko batwereka ko hari amateka bafite mu mupira. Ariko kubera ko inzira babicishamo kwicara ngo mvuge ngo Reyo ngo nyirimo neza cyane ngo kurusha kanaka, nicyo narinjeho. Ariko kubera ko inzira babicishamo cyane, kubera ko inzira babicishamo cyane ari iy'abanyamakuru, ngo bazajya kuri mikoro bamwe bagafata abandi bagafata abandi, bakazajya gutotora abo badashaka, aba bashaka bakabihorera, birangira n'ubundi iyo kipe yinjirwemo nubwo gakwanda bibabwira mukabiseka, yinjirwemo n'uru rwego rwacu cyane cyane rw'abanyamakuru batanze icyuho. Uwitwa Ruvuyanga navuga ko harimo ibirayi biboze. Oya ariko ni Ruvuyanga mu wanyu nta kibazo. Urumva navuga ko harimo ibirayi biboze. Wese wamwizera uti, wese abyemere watase nk'ati APR niye, wese umunyamakuru ngo niwe wa APR cyane ngo kanaka ngo niwe wa APR. Oya njyewe Leonidas wowe wabivuze neza, nta n'uwemerewe kwitwa ngo uyu ni ibintu narabivuze, abantu bakajya bavuga ngo mbagirira ishyari.
urumva narabivuze baba abo ngabo muri kuvuga baba n'abandi birirwa bayitoto muravuga ngo ushobora kubivuga kubera ko avantage aperi kuguha uyu munsi cyangwa rero iri kuguha uyu munsi undi nawe ejo najya kwiberaza abavuga ati noneho ngewe aperi ni ngewe wemerewe kuyivugaho uko bimeze ariko n'undi yemerewe kuyivugaho uko bimeze ngewe nyine aya makipe mwa makipe mwe kuba muha avantage abanyamakuru bamwe bagasimburanwa ibyo n'ubundi bizakomeza kuba kuko umwaragira ishyari kuki noneho uriya ari we waje ngo nayigarutsemo noneho njye sinigeze nyijyamo uyu ni uri kugura abakinnyi njyewe mvuye muri iyi kipe ati noneho aperi nije wayijemo cyane mirimo neza n'ayo makuru ndayafite nubwo bwino niyo uzabutanga ndabufite ni mwebwe niyo mpamvu rero n'utwo dutego bazatuguca niyo mpamvu rero gakwandiye babwiye ati ni mwebwe mwabahaye ubwaho cyane ngo tugiye gukora iki turajyana uyu nguyu ubutaha tuzajyana uyu nguyu ubutaha biragenda gutya na gutya na gutya iza avantage mwirirwa muba njye narababwiye ni timu ya media ya